Yes, nk'ibisanzwe iyi ni twidagadure shonge wumva ni Claude kandi subscribe wogeze hano bwa mbere kandi nawe tubana umunsi ku munsi wibuke gukora share like na comment ubundi inyunganizi yawe turaba twayibonye yatugezeho ibyo ngibyo birahagije nta mpamvu yo gusaba ibirenze ibyo mu byukuri naba ndi gukabya jewe rero nkuzaniye amateka y'ibyamamare nkuko ngenda mbibakorera mu ncamake nkabazanira amateka y'icyamamare runaka bitewe n'amakuru nifuza ko umenya umukinnyi wa filime ukomeye hano mu Rwanda si umukinnyi gusa ahubwo n'umukinnyikazi umukobwa ni n'umumisi umukobwa utangaje cyane witinyutse arigaragaza kuri ubu ngubu akaba ahembwa amafaranga atari makeya. Uyu mukobwa amazina ye yitwa Miss Nyambo wamenyekanye nka Nyambo muri filime zigiye zitandukanye. Nyambo rero ni umwe mu bakobwa bamaze gutera imbere ndetse ageze ku rwego rwo guhemba abandi bakinnyi akinisha muri filime ziwe. Nyambo rero ni umwe mu bazamuwe na Kiramani nkuko amateka nabagejejeho ya Kiramani byavugaga ko ari we wabazamuye hamwe n'abandi bagiye batandukanye. Uyu mukobwa nawe ari muri abo ngabo bazamuwe na Kiramani cyangwa se niyo nshuti Yannick, ariko agakoresha amahirwe ye neza bikaba bimugejeje rero kuri byinshi. Nyambo Jessica rero benshi bamenye ku izina rya Nyambo Nyambo Miss cyangwa se Miss Nyambo nyuma yo kuzamurirwa izina no kuguma no kwagura impano ye byatangiye bitangirira muri filime mafilime agiye atandukanye cyane cyane yitwa The Message cyangwa se The Message uko wabyita kose ni The Message. Ikundwa n'abatari bake rero mu Rwanda no hanze yarwo, ndetse mwagiye mubona amafilime menshi hano yo muri Big Mind Empire iriya ikuriwe na Kiramani ariwe CEO wayo cyangwa se ariwe boss wayo. Iyi filime rero The Message cyangwa se The Message yakunzwe cyane hirya no hino ku isi mu Rwanda, i Burundi no mu bindi bihugu bidukikije hano mu Rwanda. Mu minsi ishize uyu mukinnyi wa filime yegukanye igihembo cy'umukinnyi mwiza w'umwaka w'igitsina gore, aho yari ahagarariye n'abandi cyangwa se yari ahanganye n'abandi bakinnyi ba filime barimo Bahavu Rufonsina uzwi muri filime y'umuturanyi Aisha Inkindi n'uwitwa Nadia. Abo bose murabazi ni abastare bakinnye muri City Medi muri Seburikoko, abo bose yarahanganye nabo, ariko byarangiye uyu mukobwa Nyambo abariye inamba. Nawe rero igaragaze aho uri hose witinyuke. Nkwibutsa ko uyu mukobwa ari uwo mu karere ka Kirehe, nawe n'uwo mu Burasirazuba, nka ya mateka nabagejejeho y'umuhungu witwa Mitsutsu nawe n'uwo mu Burasirazuba. Urumva ko baturuka iyo kure, ariko aho bageze bakahubakira izina nkuko Suwejo cyangwa se Yago yabiririmbye ko nawe yaturutse mu Burasirazuba ariko aza mu mujyi wa Kigali aragafata. Kuri ubu ngubu n'abari mu bantu bafite agatubutse kuri konte zabo. Nawe itinyuka aho waba uri hose, mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, ubundi winjire mu mujyi nawe wige umujyi ndetse ugaragaza impano yawe. Ushobora kuza ukabarusha cyangwa se ukanganya nabo cyangwa se ukanaguma hasi yabo ukabakorera. Byose birashoboka imbere y'Imana, nta kidashoboka. Ngiye bakubwiraga ibi byose nitwa Claude. Iyi ni twidagadure show, widagadure ubundi dukomeze twishime. Wibuke gukora subscribe wowe ugeze hano bwa mbere, kandi nawe tubana umunsi ku munsi, like share na comment ubundi tujye tubana nk'ubusanzwe. Ndabasezeye rero mugire amahoro y'Imana. Banyarwandakazi, twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha. Dukorera ku kiraro uva Nyabugogo, ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788444088. Kaze muri Bambo.